ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Alan Matson Turing. Uyu yari umwongereza w'umunyamibare, umuhanga mu bya mudasobwa, umufilozofe, theological biologist. Uyu mugabo niwe isi cyeshe cyitwa computer dufite uyu munsi. Yakoze ikizwi nka algorithm cyangwa ubwonko bwa computer ikoresha. Niwe papa w'ikizwi nka computer science. Reka tumugarukeho kuko hari ibikoresho byinshi dutunga by'ikoranabuhanga, urugero amatelefone, MacBook, computer muri rusange bifite aho bihurira n'uyu mugabo, cyangwa se niba utunze iPhone kuri iki kiganiro kuko bifite aho bihurira n'uyu mugabo. Yavukiye mu Bwongereza, arangiza kwiga mu ishuri rya King College Cambridge. Twe turi The Fixers. Mu ntambara ya kabiri y'isi, uyu mugabo yakoze muri leta ashinzwe kumenya amakode cyangwa se ibyaga byakoreshejwe mu bisirikare byinshi by'igihugu. Urugero, habaga harimo amakode ahishwe, inyandiko cyangwa se n'ubundi butumwa bwashoboka koherezwa hamwe bujya ahandi byabaga bihishwe cyangwa se ibizwi nka encrypted messages. Uyu mugabo rero yari umuhanga cyane mu bya mudasobwa kuko yakoraga ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu mu gisirikare yabashe kubimenya cyangwa se no kubyohereza. Byaje rero kubyara ikizwi nka ultra intelligence cyangwa kuneka byo ku rwego rwo hejuru, ariko hakoreshejwe ikoranabuhanga. Nyuma y'intambara, Turing yakoze muri laboratoire y'igihugu cy'Ubwongereza, aho yakoze moteri cyangwa se icyo yise bombe, cyakoraga akazi ko gusoma inyandiko zigoye no gusobanura inyandiko no mu bindi bihugu, yewe bikajyana no gutata. Turing yakoze kubizwi nka morphogenesis na mathematical biology. Gusa nyamara nubwo umugabo yari umuhanga ndetse bya cyane, ibyo yakoze ntibyigeze bimenyekana cyane, cyangwa ngo yewe habe naho hamenyekana cyane, kuko yakoraga imirimo mu gisirikare ariko yibanga. Mu 1952 Turing yaje gushinjwa kuba yararyamanaga n'abo bahuje igitsina, aribyo byitwa homosexuality. Aha rero yahawe igihano cyo gukurwamo imisemburo yatumaga yifuza abandi bagabo. Gusa mu 1954 mu kwa gatandatu basanze yapfuye ku myaka 41 gusa, kandi iruhande rwe hari pomme iriweho uruhande rumwe. Bikekwa ko yayikojeje muri acide yitwa cyanide, akayira mu ruhande rumwe agapfa atarayimara. Urupfu rwe rwababaje benshi kuko yari intwaro ya mwamba mu Bwongereza bw'icyo gihe kubera ko yari umuhanga igihugu cyari gifite. Nyuma yaho abayobozi batandukanye baje kujya basaba imbabazi ku bw'icyo cyago, bavuga ko uyu mugabo atakabaye yarapfuye urupfu nk'umuhanga igihugu cyagize. Uyu mugabo yahawe icyubahiro aho yashyizwe ku note ya 50 y'amafaranga akoreshwa mu Bwongereza, yewe bamukoreye ikibumbano cye kigenda gishyirwa mu mazu ndangamurage agiye hatandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihe yapfaga, twavuze ko basanze pomme iriyeho ku musego we, kuko ari nayo yakoreshejwe yiyambura ubuzima. Iyi rero ni nayo benshi tubona kuri telefone za iPhone, MacBook, laptops n'ibindi bikoresho by'uruganda Apple ikora. Gusa nubwo byagiye bivugwa kenshi ko Apple yakoresheje iyi pomme irumyeho yibukuye umugabo cyangwa imuha agaciro, mu 2009 Apple yaje kubihakana, ahubwo bavuga ko byari kugira ngo Apple nka brand cyangwa se nk'uruganda rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga itandukane na Apple cyangwa se pomme zo kurya zisanzwe. Nyamara buriya si ubwa mbere Apple yanze gukora cyangwa igahakana ibintu abantu bose bari bazi yuko ari ukuri. Dore utundi tuntu dushya buriya ushobora kumenya ku ruganda cyangwa se utundi tuntu dushya twihariye kuri Apple nk'uruganda. Buriya Apple igira amafaranga ari kashi cyangwa se amafaranga nyine ushobora kubibitse kuri konte aruta yo guverinoma ya Amerika yabibitse. Nyamara Apple ibingibi ntijya ibyemeza, ariko nyine birazwi yuko Apple igira amafaranga menshi kurenza yo guverinoma itunga. Apple muri 2021 yacuruje iPhone 657 buri munsi w'uwo mwaka. Nukuvuga ngo buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
bacuruzaga iPhone 657 buri munsi. Apple iPad yayo na n'ubu nta calculator cyangwa se imashini zibara z'imibare zibamo. Bivugwa ko Steve Jobs atigeze akunda uburyo calculatrice cyangwa se calculator zari ziteye mu bikoresho by'ikoranabuhanga mu mwaka wa 2010. Kuva ubwo ntayo bigeze bashyiramo none uyu munsi. Ikindi wamenya buri launch cyangwa se kumurika ibikoresho byayo biba saa 3:42. Ibi rero biva ku mugenzo wabaye bwa mbere ubwo Steve Jobs yashyize iPhone mu 2007 ku mugaragaro kuri izo saha nyine bya saa 3:42. Nyuma byaje kuba saa 3:41 na n'uyu munsi ubwo mu 2010 hashyirwaga hanze iPad ya mbere. Naho twebwe turi the fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.